Siko nakerewe amasaha yagenda usanga janja yarakaye kabisa. Ma preseze karame mugabo mwiza enda hano mubwire akwitaje mugabo mwiza aramutse kumva siko naramutse kandi twarana oya none se ko twararanye nyine ukaba waramutse mu gitondo n'igihe wasanga waramutse warwaye oya nta kibazo meze neza sasa rero ukugenda giye yakora janja tujye kuri raporo zacu zasohotse ze raporo se kandi zimwe nari nkubwiye ni mugoroba ariko wa mugore nawe akunda kwibagirwa oya gataye nabyibagiwe sasa rero reka ngende usanga janja yarakaye kubera kumukereza buriya janja arakara nabi cyane ntabwo namukira nta kibazo wajya kumureba nanjye ngiye kwitunganya njye mu kazi ngo turaza gusubira kuri fone ariko se nako waza kuza kuguhamagara ukanwara wowe itegure ngo ndaje ngo tore nabi itegure akazi keza Gusa urabona ukuntu iki kiruhuko cyabaye kirekire byihorere umva iki kiruhuko cyabaye kinini cyane ahubwo ngewe rwose cyarandamiye ndumva nikumbure n'abana twigana iki ahubwo se nkubaze makuru ya wa muntu byihorere wowe umva nta nubwo duherukana ahubwo usiko duherukana tukiri sikuru ariko nyine umva se ndumvira uko byaranindiye nibigire vuba wenda nisubire sikuru nibonera umukunzi iki kuva cyagiye tuva ku ishuri ntabwo murongera kuvugana wapi ntabwo turavugana pe ngahibaze se basi ucyuta namwatse na namba za Mary wiwe ngajye umuhamagara muguye basi byihorere ibyo se nigeze mbitekereza umva ubu ndumva mukumbuye ubugoryi n'ubwawe we twari kuva ku ishuri wari ufite ikaye n'ikaramu akakubwira namba ukazandika ukujya umuhamagara Mary wiwe akamugwa mukavugana ubwo bwenge ntabwo nabugize byihore umva ndumva mukumbuye ihangane nyine none se asigaye iminsi mike tugasura ku ishuri ntari buzamubonye sinjye uzarota ariko byihorere ubu mubonye wakora iki sinamuhobera gute koko ntukatitse byihorere ndamukumbuye ku rwego utabasha kumva yego ubwo nyine ihangane none se kuvugije ari we wabugize ihangane ikiruhuko turabona kigiye kurangira nyine dusubire ku ishuri ntari buzongera nakundi kigiye gushira ariko urukumbuzi ni rwose umva ihangane nyine none se wabigenza ute aro itangazo abaturage b'umudugudu wa Karambi turabamenyesha ko uyu munsi ari umunsi wamamaza umukandida wacu nyakubahwa perezida Paul Kagame tukamwamamariza kuri sitade i Nyamirambo biraba ku isaha ya 3 kandi mwese birabasaba kwitabira itangazo abaturage b'umudugudu wa Karambi turabamenyesha ko uyu munsi ari umunsi wamamaza umukandida wacu nyakubahwa perezida Paul Kagame tukamwamamariza kuri sitade i Nyamirambo biraba ku isaha ya 3 kandi mwese birabasaba kwitabira none se ko mwamwibera ngaho bite twari turi kwiganira kabisa muri tegura kujya ku isukuru gute se nabirenza ahubwo ngira isimeruka no gukora ikindi byihorere nanjye nuko we muceceke twumve iki se ntabwo mwumva ko bari gutangaza abaturage b'umudugudu wa Karambi turabamenyesha ko uyu munsi ari wamamaza tera amakuru makuru yanyu muragana hehe muravaye murajya
Mada, uyu mugabo wawe yasaze kuva ryari? Umugabo wanjye cyangwa ni we musazi? None se nimba atarasaze ubu uri kumbonera yambaye gute? Zamujina urasa turabona atamba umupira wa FPR. FPR? FPR. FPR ni iki? Reka ngusobanurire ibijyanye na FPR. Reba iki gihugu cyuzuye amata n'ubuki, cyufite uburanga bumeze buke. Ni ukubera umuryango wa FPR, umukandida wabo nyakubahwa Perezida Paul Kagame niwe watugejejeho ibi byose. Reba amazi meza dufite mu gihugu, reba amazu meza dufite mu gihugu. Gira inka munyarwanda, n'iki wamushinze? Imidugudu yubakiye abakene, mituweli biki, n'iki wamushinze? Mumbabarire rwose ari hawe kutamenya. Iyi mipira myiza mwambaye y'umweru isa n'amata mwayikuye he? Nanjye Ikibazo mfite aho kuje utawambaye kandi ndi kugira ngo nyine undangira ahantu wayikuye njye kuyizana. dore hano hirya, tambika hano hirya kwa mudugudu barayiguha rwose. Musezere ngende. Mbega byiza wewe. Mugabo wanjye Meza neza rwose, ubu ntabwo wabyumva rwose. hagira inkuru. Urabizi yuko navuye hano ngura ko tugiye kurasha. Yego. Ubwo turamanuka tugera munsi yo kwa Murokore hepfo kwa muhanda nyine. Ndahabona haraye. Tubona Pasuna n'umugore we barimo baraza. Ariko Pasuna yambaye umupira w'umweru wanditseho amagambo. Biri nareba ntabwo nzi ikine kuko nibwo nani nkubonye umupira. Anamwe Pasuna ngo ntabwo ni umusazi. Umugore we ni wese umbwira ati Samu ahubwo niwe umusazi. Yaje nawe ati Samuji ntabwo urako n'umupira Pasuna yambaye wanditseho FPR. Namubaza ati se FPR ni iki? Ubwo baratangiye arasobanurira agenda asobanurira ambwira buri kimwe, arambwira numva ibintu byose mbwira ndabizi. Numva ni byiza byabyo byose ndabizi. Ubwo mbese mubaza ati none se ino mipira y'imyeru mwayikuye mwe? Ambwira tutandika kwa mudugudu wacu. Urugero ko mudugudu iyo mupira bari kwita? Ni uri kwita? Kubana twaba tutaragerayo se? Ahubwo reka tugende, niyo mpamvu nanjye ngiye kukureba ngo tujyane nawe ujye kuwufata. Reka tujye kwitunganya noneho tujye gufata uriya mupira. Yuko no ku mugore mwiza aha turakoze tugenda. Mwahageze se? Kare cyane. Agasombe. Navuga ngo akira. Ukunda kuvuga. Noneho muteka amatwi kumbuga tugiye kubikora rero. Byose ni kugira ngo ariko baratwigisha ngo twese tugiye dukunda. Baravuga ngo noneho indi jambo bavuga ngo intore ijambo rigira iki? Ijambo. Noneho ngiye kubabwira akantu rero. Mubabarire nk'uko tugiye kugenda twese tujye tugendera ku murongo. Intwari yacu Kagame Paul Twembi tuzamurwa